ubwo nyine nagize icyifuzo cyo gushaka umugore hanyuma rero ngenda ndasenga nyine hanyuma rero umutima nyine unyemeza ko ngomba kujyayo ndabimubwira nawe arambwira ati nanjye ngiye gusenga ashira igihe rero ntarabona igisubizo hanyuma igihe gishize rero aza kumbwira yuko Imana yamwemereye ko tugomba kubana byashera ishushu yanyitaga umukirisitu yakitaga umukirisitu nari nzi ko ari umukirisitu ubwo yajya guhamagara ati mukirisitu mwene data mwene data mushiki wanjye muri Kristo Yesu mwabanye mushiki na musaza hanyuma muri kiriya gihe iyo nabonaga umuntu yise undi sheri numvaga mvanye n'ibyaha ko nigeze kumva indirimbo y'isi ivuga ngo izina sheri ngo ishirana n'agahara kandi nanone inama nabagira nuko naho umugabo atari Imana ibihari kandi Imana ikarera ikanarinda ibibazo by'abagore biyatumye biyahura mu ngeso mbi cyambere no kwiyubaka no kwihesha agaciro hari igihe nawe waba wumva umutima urimo kukubwira ngo usubire mu rugo rwawe cyangwa se ukumva Imana irimo kuguhatira gusubira mu rugo rwawe nuko Imana igukunda imbere iryo jwi ririmo kuguhatira kongera gukora ibyiza kuko Imana yacyagufitiye icyizere nkuko nanjye yampatiraga kuva mu ngeso mbi hanyuma numviye iryo jwi ryampatiraga kuva mu ngeso mbi ubu nguwe neza. Inshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nkuko twagiye tukunda kwibasezeranya kandi nkuko mudahwema kubibona ko tubakunda kandi tubitaho nanone uyu munsi twongeye gutera intambwe Ibyiringiro Bizima TV dusura umuryango nkuko mubona imbere yanyu ni couple nziza cyane umugabo n'umugore kandi vraiment ntabwo twari kubasura tudahamya neza ko bafite icyo bamarira imitima y'abantu b'abakunzi bacu b'Ibyiringiro Bizima TV. Ndagira ngo rero tubasuhuze aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari ku migabane igiye itandukanye, Afrika, Aziya, Burayi, Amerika ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yanyu ndagira ngo dufatikanye kwakira iyi couple aba bantu baturi imbere, turabasuje mu izina rya Yesu. Namwe muri aho Yesu ashimwe. Turabishimiye cyane ku Byiringiro Bizima TV kandi tubahaye ikaze. Yego hanyuma Ibyiringiro Bizima TV rero dufite intego nziza yo kuganiriza abantu ijambo ry'Imana, yo gukomeza abantu imitima, yo kugira ngo abantu bakomeze gutunga ibyiringiro bizima nkuko turi Ibyiringiro nyine Bizima TV. Umuntu wese ureba Ibyiringiro Bizima TV, umuntu wacu wamaze gukora subscribe akaba umunyamuryango muri twe, akwiye kuba ari umuntu uhorana Ibyiringiro Bizima. Hanyuma mwebwe hose namwe Ibyiringiro biracyari bizima. Ibyiringiro ni bizima. Reka rero ndabona ari byiza, nanjye ndumva mfite amatsiko yo kumva icyo muri butuganirize. Reka tubasengera Imana hanyuma turatangira mutwibwira mwebwe, noneho tujye twakomeza n'ikiganiro hagati yanyu mwembi. Ariko reka tubasengera Imana, nibwo buryo bwiza. Turagushimiye Imana, tugushimiye ko uri Imana y'imbabazi kandi Imana y'ihumure. Tugushimiye ko mu gihe gisa nk'iki wari ubizi ko tuzaba turi kumwe n'abakozi bawe barimo bamenyesha abantu bagiye batandukanye ijambo ryawe ndetse banabakomeza. Turabasengeye kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze kuba kuri bo, kandi umuntu wese ukurikirana Ibyiringiro Bizima TV agira amahoro mu mutima, ubugingo bwe bukomeze guhembuka, ibyiringiro bye bikomeze kuba bizima. Amahoro ya Kristo Yesu akomeze kutwomaho twebwe twese ku izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze, nuko dutanga ikaze ku Byiringiro Bizima TV. Mutangire mwibwira abantu babakurikiye kugira ngo barusheho kubamenya. Murakoze. Nitwa Twagirayezu Saveri. Uyu ni umudamu wanjye. Njye nitwa Mukandayambaje Marie Chantal. Yego. Twishimiye rero kubabona muri umuryango, ni byiza cyane kandi nukuri biranejeje. Natwe turabyishimiye. Nk'ubu mumaze imyaka ingahe mwubatse urugo? Mumaze imyaka 21. Wow, 21. Byiza cyane. Mwubatse urugo
rwose umwe ari umugabo n'undi ari umugore, kandi rwose Imana yabanye namwe turabibona, n'ubareba ababonaho ubwiza bw'Imana, biragaragara ko rwose mufite n'amahoro n'ubwiza bw'Imana mu rugo iwanyu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma urugo rwanyu nduva mwarwubatse kera, mukurikije igihe mwarwubakiye n'ubu ngubu, ni mudusangiza ubuzima bwanyu bwa fiançailles bwari buteye gute? Ko twahuye twabaye abakirisitu dusenga, nyuma twararimbaga no muri korali imwe, ariko ntabwo kubana kwacu ntabwo twahuye nka gutyo ngo duhite tubana. Ubwo nyine nagize icyifuzo cyo gushaka umugore, hanyuma rero ngenda ndasenga nyine, hanyuma rero umutima nyine unyemeza ko ngomba kujyayo, ndabimubwira, nawe arambwira ati nanjye ngiye gusenga. Ashira igihe rero ntarabona igisubizo, hanyuma igihe gishize rero aza kumbwira yuko Imana yamwemereye ko tugomba kubana. Wow, utararenga nashaka ahantu tuhavuga akantu gatoya. Mu yandi magambo, wowe wasenze Imana y'icyifuzo cyo gushaka umugore, umaze gusenga urangije ureba umukobwa, ese wagiye kumureba wari Imana ibikubwiye ngo ujye kumureba? Njye nagiye kumureba ari Imana ibimbwiye, ariko ngenda yabwo atabizi. Hanyuma arangije ambwira ati nanjye ngiye gusenga, kuko njye nayo mfite amakuru kuri byo, ariko ngenda mubwira ko ngiye shaka ko tuzagusaba ngo tuzabana. Ariko ntabwo nigeze ngenda mubwira ngo Imana yantumye ngo urebye ngo tuzabana ngo byanze byakunze. Ahubwo we namaze kumubwira ko tuzabana, arambwira ati ngiye gusenga. Hanyuma mu burenganzira bwo kujya gusenga, kugira ngo noneho nawe yumve icyo Imana ivugana nawe. Reka tubaze madamu, hanyuma wowe wagiye gusenga wari usanzwe umukunda, cyangwa wagiye gusenga uvuga uti Imana fashe iki gisore kirimo kimbaza ibintu ntumva kigende, ugezeyo Imana akubwira ati nutacyemera ahubwo no gupfa uzapfa? Byakugendekeye bite? Ubundi urukundo ntirugira icyo rurebaho. Urukundo ruza mu muntu ku giti cye rutitaye ku kintu. Ngewe urukundo we namukunze ntabwo rwitaga ku kintu. Ngewe nakunze we, niwe nakunze. Ariko wagiye gusenga kuko utamukundaga? Nagiye werega tugomba no gukundana, iyo abantu bari mu nzu y'Imana bagomba gukundana, ariko urukundo urunguru rwo rw'imibanire ni urukundo rw'umuntu rwihariye ruza mu muntu ku giti cye. Hari urukundo rwa rusange rw'abana b'Imana no gukunda abantu bose, ariko hari urukundo rwo kubana, kuzabana n'umuntu akaramata, ni urukundo rwihariye mu mutima w'umuntu. Ubwo rero nyine narasenze, mu by'ukuri ntabwo namukundaga nk'abandi bose mu itorero. Kandi none njya gukizwa ntabwo nagiye nzi ko nzabona umugabo, nagiye ntitaye ku mugabo. None wakijijwe nta byinyo byo kuzabona umugabo? Ngiye nagiye nkurikiye Imana. Impamvu nagiye nta byiringiro byo ko nkurikiye umugabo, nkimara kuva mu ishuri ngewe nakunze, urabona hari ibintu biba mu miryango kera, ahubwo Imana ihimbazwe. Byaga mu miryango kera, umuntu bakamukundira iwabo, bakamukundira ko iwabo bameze, ugasanga nk'umuntu arashyingira nk'umuntu agira ngo agwize amaboko mu muryango wo kwa runaka urakomeye, wongeye guhura twagwiza imbaraga cyangwa se twakomera. Ngewe ntabwo ari byo nakurikiye, nari nzi ko ari imfubyi itagira shinge na rugero. Wewe wagiraga ababyeyi? Ngewe nari mfite mama wenyine. Yego. Kandi noneho n'ubuzima we yarabayemo, nge ntabwo aribwo nari mbayemo. Wabo nyine hamwe. Ninde wari ubaye mu bwiza? Urebye ni ngewe, kuko we urabona yari umuntu ubayeho neza. Akurikije ubuzima bubi yararimo, aravuga ati reka ntere turi. Oya ntibwari bubi cyane, ariko kugira ngo umwana w'imfubyi abe hariya yirwaneho, yiyubakire, yishakire inkwano, nta wabwira, nta mukuru we, ntaki, mbese ukabona mbese ureba ubutaka gusa. None ugapanga kugira ngo wubake, ushaka umugore, umusabe, umukwe, musezerane, muzi ibyo bigusaba. Ubona hari imbaraga nyinshi abakeneye. Ngire namukunze, urukundo namukunze ntabwo rwarebaga ku kintu.
ariko ibyo ngibyo uvuga yari yarabikoze yarubatse mu mbaraga ze okay aza kubimbwira yari yarubatse wow ibyo bintu se ujya wibuka nibura bazi nka rimwe mu myaka ingahe kumureba mu maso ngumubwira uti sheri ndagushimira ko utabaye umusore w'umunebwe arabizi ko mukunda arabizi ko mukunda good ni byiza rwose. cyane ubwo rero naramukunze nyine yego araza kundambagiza ntago nagiye ngo wisa ngahe ngo se ngo biki n'ibiki oya ngiye namukunze murutisha abandi basore yego hari abasore benshi bafite n'ubukire bafite n'amashuri bagombaga kunyitaho baraguteretaga abasore nyine bandi baga neza ariko nta jambo nawe hari abazi bananshaka wow urabirangije ubwo hari abazi hari n'abagiyeyo batazi kuyabimba hari n'abagiye kumwishushanyaho batazi nuko yabimbwiye hari n'abagiye kumubeshya ko mbakunda kandi we twaramaze kuvugana arabizi ubwo buhamya arabufite rero Imana ishimwe dizi ko batisha ubukwe ntago bari kubwica kuko namukunze ntacyo ndebyeho yego ndamukunda yarakijijwe gihe yarazi ko ndi mukanda yambaje nk'umukirisitu gusenga ibyo byashera ishushu yanyitaga umukirisitu yakitaga umukirisitu nari nzi ko ari umukirisitu ubwo yajya guhamagara ati mukirisitu mwene data mwene data mushiki wanjye muri Kristo Yesu mwabanye mushiki na musaza ubwo rero twebwe ibyo kuvuga ngo wenda ngo sheri ntago twigeze tubikora namubonaga nka mwene data yaje ubukwe butari bwaba nka musaza wawe kandi nkamubona nka mwene data tukegirana igaburo nka mwene data yabavuye i Kigali nkamubona nka mwene data ntiyese kumwita sheri ntago twabanaga nari ntegereje umunsi n'isaha uzamwitiraho sheri ariko waje kubimwita nyuma nyine twarabanye kumuvuga mu izina ntibyari byoroshye ariko iyo nageraga ahantu nyine mbakambaza umutware nubaze ko mwita umutware byiza cyane Imana rero igira igiza biduha n'abana nyine bidatinze noneho mbona icyitiro cy'izina ry'umwana wowe wabyumva ute hanyuma muri kiriya gihe iyo nabonaga umuntu yise undi sheri numvaga mvana ni ibyaha ubwo nigeze kumva indirimbo y'isi ivuga ngo izina sheri ngo rishirana n'agahara hanyuma njyewe numva ko ibyo ngibyo nyine ari iby'ingiriya rishirana n'agahara wowe wumvaga ari ibyaha niko nanjye nubwo nabaga i Kigali narabyumvaga ariko kubera ko nari numvise iyo ndirimbo ngo izina sheri rishirana n'agahara kumva n'umwe bavuga sheri yakoze icyaha ko ibyo bya sheri numvaga rwose yakoze icyaha nanjye rero nuko nguko nanjye nuko ntago nigeze mwita sheri kuko numvaga ari ikintu kitabaho naba nkoze icyaha rwose mwise sheri ngenda ukore murakoze cyane kandi birumvikana vraiment n'igihe cyanyu cyari kigoye ntibyari byoroshye hanyuma mu rugendo nyine rwa fiançailles niho tukiri niba wibuka neza mu gihe cyanyu cya fiançailles ni ikihe kintu mu buryo bwanyu bwa fiançailles ubona cyabaye nk'imbogamizi ikomeye muri fiançailles yanyu ikintu cyabaye nk'imbogamizi muri fiançailles yacu gikomeye ni ubupfubyi kuko ntabwo nari mfite ubushobozi bukeya umva ko napagasaga nta hantu mfite nta muntu ufasha nta muntu n'umwe nari mfite ngewe n'ingewe wishakiraga ko umuryango wanjye waba warapfuye hanyuma wari nsigaranye agombaga kumfasha nawe ntabwo yamfashije ahubwo yumvaga hari nta kintu bimubwiye ari nkawe data wacu w'umuntu ariko nashaka kuvuga ndumva ntangiye n'umushinga ndumva byaramaze nk'umwaka hari unarenga hashize nk'umwaka hari ndumva umwaka ntibashize hashize nk'umwaka utangiye umushinga ntangiye umushinga ubwo wari wafashe irembo umwaka urashira njya gushaka inkwano ndimo ndubaka mpagase i Kigali kubera ko tuhegereye nyine niho nakoraga hanyuma igihe gishize nk'umwaka wose ariko muri urwo rugendo uko abandi njya mbona bitwara ntabwo ariko twitwara navaga i Kigali ngiye kumusuhuza tukaganirira muri sari iwabo kamerekeza niba ari nimugoroba yangiza nk'ahariya tukavuganira hagataha nkajya mu rugo nanjye nkataha muri icyo gihe cyose cyabaye ni ukuvuga ngo twarinze ubuhamya neza kandi numvaga nyine ntashaka ko n'ubundi naravuye mu busore mvuga nshaka gukora ibyaha n'ubundi ubwo ngubwo muri icyo gihe nubwo harenze umwaka nkimusaba
ubwo ni umwaka ntangiye umushinga na mbere urumva dukundana hari ikindi gihe cyaciyemo ariko twagerageje kwitwara neza kugira ngo hataza kugira gute tutaza kwicuhana kabone ko ninjye wakijijwe mbere yaho nsa naho mbabwiriza ubutumwa iwabo mu miryango y'iwabo ninjye wajyaga kuvuga ubutumwa hanyuma rero biba na ngombwa ko ndinda ubutumwa muri ba mama wabo muri baramukaze bari barakijijwe kubera ko najyaga mbabwiriza ubutumwa bwiza byabaye ngombwa ko ndinda n'ubwo butumwa bwiza kugira ngo hatazagira ikibazo kimvukaho ibyo navuze byose bikasenyuka. Yego urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo yenda umuntu wese wakumva ibi bintu yakwibaza muri kiriya gihe cyanyu nta telefone zabagaho mwebwe byagendaga bite kugira mutazaburana? Muri kiriya gihe rero nta amatelefoni yari ahari ariko n'ingendo hari zari nkeya kuko ntekereza ko muri kiriya gihe hari igihe nazaga nyine mvuye nk'Kigali asanga nyine yagiye nko kwa bene wabo nyine ariko bumva ko rwaba ari urugendo nyine ari bugende nyine akanataha hanyuma nasanga yagiye nyine yabaga atari burare nkongera nkaza gusubirayo nyine ku mugoroba nkasanga yaje tukavugana cyangwa se yaba yanagiye nyine mu miryango y'ijya azatindayo ubwo nyine narategezaga igihe azazira ko nta telefone zari ziri. Mwarihanganaga cyane birumvikana n'ukuri mwarihanganaga. Wowe wamukumburaga byagendaga bite ko nta telefone yabaga ihari? Njyewe namukumburaga sinateganya ngo ngiye Kigali njye narasengaga gusa kandi ni wabo. Warasengaga ukamurota cyangwa sinamurota njye namuragizaga amasengesho gusa kubera ko nta hantu nagombaga kumusanga aho yakoraga niyo nari komeye sinari kujyayo numva mu mutima wanjye ndamutse ngiye kumusura yagufata ku ngufu ashobora no kumfata ku ngufu nitwabitindaho mu nibyo byiza kuvuga ukuri kandi nkaba ndamuhungabanyije cyangwa se nanjye nkaba nahakura undi mutima ntari mfitemo imbere abona nyine iby'iki gihe Imana igitubari nakundanye utamwizeye nari mwizeye ahubwo twebwe mu gihe cyacu yabaga mu nzu nuvuga ngo inzu nubatse nubundi nabaga Kigali akaba ariyo mbamo kwa data ntahari hariho ubwo rero yavuga ati nimusanga mu nzu yubatse se biragenda gute iwanjye nyine iwanjye nta mushiki wanjye nta musaza wanjye nyine naje iwanjye byari kwicara narikingiranaga nkavamo nkinze n'ubundi ngiye byari kwicara n'ubuhamya bw'umuntu wanabibona koko asesera mu nzu itagira undi muntu kandi bikomeye cyane ariko kera habagaho amafoto ya Noir Bra abantu babaga bose barabaye ibikara n'inzobe yabaga ari igikara ntayo mwe mwageraga niba ngo mujye murebaho by'amafoto rero twarayagiraga ariko nge numva amafoto twarayashyikiye bitinze cyangwa yabonye mu agira ifoto yanjye numva amafoto yanjye yatunze nayo mu rukiko twaravuye mu rukiko niyo mafoto yanjye yatunze nta numva nta yindi ni amafoto y'urukiko muba icyo gihe twabayemo no gutangira umushinga nuko umwaka wararenze urumva niba harashize nk'amezi nk'umunani cyangwa 10 tukajya mu rukiko nibwo yabonye ifoto yanjye yego arayabika nanjye ngirayo mbika nubwo ngo nabwo ibwo nizo mu rukiko nyine muri kumwe gutyo bisanzwe Imana no kuri yabanye namwe no kuri turayishimiye Imana ibahereza umugisha ko mwitwararitse. Tumaze gufata irembo ahubwo twabaye nk'abatinyana kuko nibyo nigeze kuvugaho twangaga ko dushobora kugaragaza ubuhamya bubi mu misengere yacu no mu bukirisitu bwacu ahubwo twaratinyanaga no ku rusengero twasuzanyaga nk'abantu bataziranye ntabwo twahagararanaga byari ibintu bikomeye cyo ko uyu munsi sinzi ko uyu munsi babishobora ntabwo twahagararanaga ngo tumarane umwanya wenda duhagarare nk'hariya namusuhuzaga yanduruka ati reka abantu batubonye bagira ngo bagira iki kandi waramaze kumukwa waramaze kugira gutari uwawe cyane nubwo aba yaragukoye kandi ibyangombwa byose abyujuje hari umurongo batarageraho hari umurongo none se kuba yaragukoye akagutangaho n'ibyangombwa kandi uzi ko muzasezerana utegereje isezerano ugira ngo buryo hari uruhare runini abagufiteho cyane oya niyo nyine muri abakirisitu ugomba gutegereza isaha y'Imana ikagera kuko n'ubundi bari uwawe se ubundi wihutishwa n'iki ko bari uwawe n'ubundi waramwemeye nta gahato utegereje ko n'ubundi iyo saha izagera bikajya ku mugaragaro n'imiryango ikishima n'itorero rigahabwa agaciro ndetse n'Imana igahabwa icyubahiro ubundi wowe wirukankanwa n'iki
ubwo twege twarinze ubuhamya nanjye narinze ubuhamya mu bakobwa bagenzi banjye ndinda ubuhamya ariko rero muri iki biranakomeye kandi satani nta gihe atarwanya muri iki gihe nabyo nubwo narinze ubuhamya satani ntiyarabuzemo kuko hari igihe ndibuka hari abakobwa nanatumiye baje gufata irembo nyine banga no kuza kubera ishyari banga no kuza da kubera ishyari twarakundanaga barebaga bakumva zabo wabo kandi twarakundanaga rwose mbona rwose nta kibazo ariko mbabwiye nti muze kuza mu rugo mu masaha ya naya mbona babaye nkaho batanzi ariko ibyo ntabwo byatinyisha umugenzi gukomeza urugendo rwe ngo azagera aho yifuza kugera. Ubwo rero ngiye sinigize mwisiritaho nari nzi ko n'ubundi tuzabana nari nzi ko isaha n'isaha bizagera tukabana kuko nari namwemeye nta gahato nawe yari yaje kunshaka anturanyije mu bakobwa benshi nari mufitiye icyizere rero yarataye abakobwa za Kigali akirirwa kwirukankaho buryo umuntu yagukunze itangaza byo buriya rero hari ikintu ngiye njya mbona uretse ko wenda ari mu gihe cyanjye iyo umusore yagutoranije aba yaguhaye agaciro nawe ugomba kumuha agaciro kuko icyayi cyatumye guturanya mu makobwa 80 100 muba musengana cyangwa munaziranye ugomba no kumuhera agaciro icyo ngicyo aba yagutanze wibye akagukunda akakwereka n'urukundo noneho akarushyira no mu bikorwa bijyanye n'umutungo wiwe aje kugutanga hari wowe washaka igihe aje gutyo rero nawe umukundira icyo ukamuha agaciro nawe kandi ukiha agaciro umusore yaguhaye ijya kugirira icyizere akakugirira icyizere mu bakobwa 100 umuziranye ukabona ni watoranyije muha agaciro kandi umugire n'icyizere cy'iryo jambo akubwiye asize abandi yego urebye hirya ukabona hari n'abakomeye kukurusha bakurusha n'ibyubahiro bitewe n'igihe umuntu arimo ubwo rero umusore kubwira iryo jambo ryiza umuha agaciro noneho yabishyize mu bikorwa byo uhita umubumbatira amataba byaye amavuta ni ukuri ubwo urukundo rero nuko ruza urwo rukundo rero rwo rwaje wamaze kumwemera urinda urwo rukundo byiza cyane turabashimiye kandi pe vraiment mubaye ntekereza ko mutanze impuguro ha kandi zihambaye Imana ibahereza umugisha nyuma rero mugiye kubona mubona ubukwe itariki y'ubukwe irageze abakobwa nabo bajya bagera igihe cyo gukora ubukwe ugasanga baracyarimo bararira ngo hari utuntu ngo mu majyambere ngo tutaraboneka n'uduki wowe Yesu yari yarabigenjeje neza kuva mbere cyangwa inkwano bagukoye yonyine yakemuye ibibazo byose inkwano bankuye ntabwo yakemuye ibibazo byose ariko kandi mu bushobozi mama yari afite nanyuzwe nabwo ubundi cyambere ni ukunyurwa ubundi mu bibaho byose umuntu agomba kunyurwa kandi iyo ugiye kubaka urugo uba wizeye amaboko y'urugo rwanyu ubundi ibintu nibishakwa ubwo rero haguma ubuzima ubwo rero mu bushobozi mama yari afite yabukoresheje uko abufite kandi ngenda nyuzwe nta pfunwe ntamusize mu madeni ngo ngende ndira ngo wenda ngo bayatanze iki kugira ngo mbone iki ubundi hubaka urukundo ntago hubaka n'ibintu uko mbizi cyiza cyane Imana ibaherezwe umugisha ubukwe bwanyu rero buba burabaye harya mwashyingiwe ryari kuri 24 z'ukwa karindwi 19 wow mbere ya 2 abantu biteguye ko umwaka wa 2000 sizarangira mwibe ahubwo icyo nacyo ni ikibazo ngize mwapanze gute ubukwe muze ko isigiye kurangira mwumvaga mushaka ko niburi sizarangira mubanyeho amezi icyo gihe bavuga ko isizanarangira ariko twebwe ntabwo twabihaye umwanya kuko nibuka ko bamwe baraye bataryamye twebwe twararyamye kuko mu masezerano twari dufite n'Imana nta makuru twari dufite ku isi irarangira kuko ntawe uzi umunsi n'igihe impanda izavugira mwebwe umunsi wa mariage wagenze ute umunsi wacu wa mariage wari ukomeye cyane kuko abarozi ariko abarozi babaho no kuva kera babagaho kuva kera twagira ngo bari kuvuka mu gihe cyo kwa Mose bari bahozeho kuko umunsi dukora ubukwe habaye ibintu bitigeze kubaho
mu bukwe bwacu kuko ndumva nsezerano uwo munsi twarasengaga ariko Imana imbwira ko indinzi ibisazi kuko byari ngombwa ko mu kubukwe hari abantu cyangwa se shitani yaragambiriye ko nzasara ikimenyetso rero uri kumwe n'umugeni ikimenyetso cyaje kubigaragaza ndi kuri mariage mushiki wanjye yahise asara Yesu mushiki wanjye nari mfite wari warashatse ahantu yahise asara yari mbese ubwo bintu ngo yaje aje mu bukwe ko nitwabanaga nyine yarashatse nyine umugabo ngiye ubwo ngubwo ko nabagaho nk'abupfubyi nubwo nari mufite yarashatse asaze se ubwo ubukwe bwanjye rero ubukwe bwarakomeje byagenze nyuma rero ubukwe bwarakomeje nyine ubwo sinamenye n'ibyabaye bahise bamufata bamujyana kwa muganga ariko ubukwe buraba ninjoro ntibabimbwira nabimenye nk'ejo hanyuma hari n'umuhungu wa Masenge ari waje mu bukwe nawe arwarira abadayimoni aho kwa General Yesu nawe arwarira abadayimoni nawe arasara noneho ingwano twaje kugira turi abageni rero ubwo n'ubwo ngo mushiki wanjye nk'ejo baje kumbwira ko yasaze baza bambwira bati noneho rero nta kindi ngo nujye kumusengera twari abantu twasenganaga n'abaturanyi nyine bari bazi ko nsenga uri umugeni ndi umugeni barambwira bati noneho kwa muganga byananiranye ngo nujye kumusengera kuko namusanze mu bitaro koko kwa muganga ndangije ndanza gusaba abaganga uburenganzira ndagayo ngewe iyo nsenga cyane niba mu burenganzira bumusengere kuko umuntu umwe munyemerere nge musengere barangije cyo ko zavuye n'abantu bakizwa icyo gihe wakoraga muri mituweli aho ngaho yahise akizwa baryita kuri tumbaritse hanyuma ngezeho hanyuma rero ndasenga nsenza abadayimoni baravuga n'icyabagenzaga nuko bari baje kunsaza hanyuma bagasanga ngo ndimo kwaka umuriro nyine ntibakantinya barabisobanura byose bamaze kubisobanura byose ngo habaho kugira ngo n'ababyumvishe n'abaganga babyumvishe ngo ngo muri mituweli yahise avuga ati koko ntabwo nzi ko Imana ikora bene nk'ibi ahita akizwa kugeza n'uyu munsi waracyari umukirisitu ndumva agisenga nashaka kuvuga rero ko muri ubwo bukwe bwacu habaye ibintu bitandukanye tanya mariage turumva warabayemo ibintu bidasanzwe hanyuma mu rugo ubuzima nyine bw'ubugeni mubamwe mwarahizwe gutyo n'abarozi ese barabihoreye babonye ko mushingiye baravuga ngo birarangiye nta icyo twarwaniraga birarangiye cyangwa mwagiye gutura kure y'abarozi ntago byarangiye hanyuma yaho gatoya nibwo umugore wa mukuru wanjye nawe muri iyo minsi nkifite abo barwayi mu rugo nawe yarasaze ahita aza nyine ari umusazi ariko nawe ndamufata nyine turamusengera nawe arakira ugumva ko byabaye ibintu bikomeye cyane muri famiye hanyuma yaho rero ntabwo byarangiriye aho n'ubundi kubyara kwanjye byaragoranye ariko dusenga Imana byagoranye biti twamaze igihe kitari gitoya hariho uburwayi butandukanye zari imbaraga z'umwijima ariko turasenga Imana irabikora Imana bikoze mu nyuma y'igihe kingana iki amezi nk'atandatu ngire ngo amezi nk'atandatu 8 hafi ndumva ari 8 okay rero nyuma y'amezi 8 mubona murabyaye turabyaye ndagira ngo mudusangize gake ku buzima bwanyu bw'urugo hanyuma tunumve neza niba namwe ibitero bitera abandi niba bitarabagezeho hanyuma niba nta nicyo mwanasangiza abandi bantu baba bari guhura n'ibitero birashoboka ko yenda mu buzima busanzwe twabayeho mu buzima bwo guhuza cyangwa se kujya inama n'ubwo ibyo byose byari biriho ariko hanyuma yuko tubyaye abana ku mwana wa gatatu ngewe nahise nahuye n'ikibazo cy'uko nari nyine cy'ubukene njya gushaka amafaranga i Kigali kubera ko kera mbere nkiri umusore n'undi niho nakoraga ariko maze gushaka umudamu none ndavuga nti reka nkorere mu rugo dukorere wenda mu mirima yacu kuko n'undi ntabwo nabonaga uko nkorera mu mirima ndabona ngo nshatse umugore reka dukorere mu mirima yacu nekwiga nsubira i Kigali ariko nubwo twakoreraga mu mirima yacu mbona ubuzima si bwiza umuntu wamenye gufata amafaranga none ndangije rero mfata icyemezo cy'uko ngiye kujya gukora i Kigali noneho musiga nyine mu rugo ngiye njya gukora i Kigali ubwo n'ubwo ngo natahaga buri wa gatandatu ngiye gucuruza mu mujyi kuko nabonaga mu cyaro bidakunda
tuva mu cyaro nari maze gucuruza, twari tumaze gucuruza butike turahomba, mpita gucururiza mu mujyi. Yego njya gucururiza mu mujyi, mbona ubukene bunyinjiranye. Naho ngeze mu mujyi rero, naho ngeze mu mujyi kubera gukorera mu magare atandukanye, curuza gutya ibintu kuri abantu bagendana ibintu bashyira batanga ku mamodoka. niko nakoraga. Nkajya mu mujyi nkazana ibintu nkatanga ku mamodoka gutyo. Njye naho nza kugira amafaranga, maze kugira amafaranga rero ubwo nkaba mu iteraniro ry'abantu badasenga. Buriya kuba mu iteraniro ry'abantu badasenga ni ingorane nyinshi ishobora gukurura umuntu kugwa. Mu bo dukorana twajya kwiyakira, hamagaza fanta bagahamagaza mitsingi na byeri, baranje bakajya bambwiye batari ko se ko dukorera amafaranga menshi angana, wowe kuki unywa fanta kandi urebye ntujya no gusenga? Ubona kubera akazi twirirwaga ducuruza no ku cyumweru nyine nkicururiza, ntiwamenya utandukanye umunsi. Sinamenye gutandukanya iminsi, nuko intege nke ziba ziraje rero. Noneho twajya gucuruza bakiyakiriza byeri na za mitsingi, nkiyakiriza fanta. Noneho igihe kimwe imbaraga zinshiramo kubera kubana n'abantu, siritana nirirwa n'abantu, mbese nta jambo ry'Imana, nta materaniro, mbese ndangije ibyiringiro binshiramo. N'Imana nari nzi kubera kudasenga neza pe imbaraga ziransikamira. Ntwari uherutse kwityazo ndaryiko, nkagera mu rugo ku wa gatandatu nimugoroba, ku cyumweru nkikoza mu iteraniro ry'umuhango nimugoroba nkitahira, cyangwa ejo ku wa mbere mu gitondo. Biza gukomeza gutyo, nza gushiduka imbaraga zarangiye. Nibwo rero naje kugira mu ntege nke. Umunsi umwe ndumva ari umwana wa mushiki wanjye kwa data wacu nababwiraga, hanyuma aza kuza i Kigali. Aje kuza i Kigali rero aza kuza kujya gukora ahantu mu ibara ahantu. Hanyuma mama waza kumureba rero, aje kumureba abanza kunyuraho kugira ngo njye kuhamwereka. Ngiye kuhamwereka niho twicaye ku meza amwe nk'umuryango cyangwa famille iteranye, bahamagaza icyo dukoresha ibyo turi burye. Ariko muri icyo gihe twakoreshaga ibyo kurya, njye mfata fanta nk'uko bisanzwe, bafata byeri nyine nk'uko bari basanzwe. Ariko nka famille yicaye nyine batangira kuvuga bati ariko wowe iby'uburokore n'ubundi ko ntacyo bimaze, n'ubundi kutagisenga. Baranganza mbese, barangije barambwira bati ntabwo uzi n'ukuntu byeri biryoha, ushatse wakwinywera. Uwo munsi imbaraga zirarangira. Uwo munsi aho kugira ngo nake fanta ya kabiri nakabyeri, barayimpamagariza baraza bayitereka ku meza, ariko umutima urambwira ngo ntuyinywe. Ariko se utararengaho ntiwari warigeze uyinywa undi munsi? Ntayo nari narigezemo. Ubwo nibwo bwa mbere ukojeje ikintu cyitwa inzoga mu kanwa? Nkiri umwana nayisomyeho, nkiri umwana numva irasharira. Nari mfite mukuru wanjye agiye gusezerana muri za 80 na kangahe, ari umwana za 86 na 7 n'umunani hafi. Ubwo ngiye nagiye nshoreye inka, niko gushaka umugore, nashatse umugore ariko ntangiye umwaka 22, ngiye nka 21. Noneho ndangije bansomya kuri byeri, numva irasharira. Kuva uwo munsi ntabwo nari narigeze nongera gusoma kuri byeri. Ubwo naje gukizwa nyine narayisonyeho gutyo, numva irasharira. Ariko baza kuyinzanira muri ubwo buryo bwo kugwa. Ndangije barambwira bati tubabarira usomeho wumva ukuntu imera. Ndagana nge nayisomyeho numva irasharira, barantsindagira bati somaho wowe wumva ukuntu imera. Barangije bati za kera zarashariraga, ubu ngubu zikoze neza. Barapfundura, bo bitegura ko ndi bunyweho. Barangije babona icupa ndariteruye, koko umutima ukambwira ngo wiyinywa, undi mutima ukambwira ngo yinywe. N'ubundi Imana ntabwo ikuzi, ntabwo Imana ikuzi, ntusenga, waraguye. Ndangije rero inzoga nyisoma. Cyambayeho nkimara gusoma naranamira, bose bakumye amashyi bavuga ngo turakwakiriye.
ya nabyibutse munongeye gukizwa nibuka amashyi bakonye bavuga ngo turakwakiriye kandi ubu umutima wanjye uhise umera nk'uhanutse hari ahantu ahanutse mpita mbyumva siko umuntu agwa yumva narahanutse gutya numva ndahanutse baravuze ngo turakwakiriye bakoma amashyi abagore bavuza impundu umutima wanjye uhita ugwa hasi nyuma ndangije rero umunsi nazi wenyine narasinda ariko ntangira kubura amahoro ariko inzoga nyine nkiyahuza inzoga abago ntangira kujya mu bagore ajya mu mabare nkajya gutereta abakobwa mba mu byaha ngeze aho n'umugore mera nkaho mutaye amara iminsi myinshi atarambona hanyuma aza kumubwira ko mfite umugore ariko najyayo nkamuhakanira nkavuga ngo ntawe nibera muri ubwo buzima wese yabikubwiraga bikuye abantu baramubwiraga batari ko afite umugore hari umugore yacyuye mu muhima aramufite noneho njye nagera mu rugo akambaza atari ko wacyuye umugore rwose ni ukuri kandi wiramba wowe witeretera indaya zo mu kabari gusa n'uwo mugore twarashodekanye kuko namuzanye nina ahangaha nako niwe wanzanye muri wabo babaga n'ahangaha ninjire nina ahangaha niwe wahanzanye n'ahangaha nahinjire ari bunzanye kugira ngo kuko urumva ko Kigali ni wacu haregeranye noneho twebwe mu mibanire yacu nawe byabaye ngombwa ko ansimbura i Kigali anzana mu Bugesera kugira ngo abantu ba Shyorongi batazamenya ko wataye umurongo aguhungisha nyine mu Bugesera bari bakoza yenda n'umugore akaba yaza gutera impagarara twizira mu Bugesera hanyuma tugeze mu Bugesera rero ubu yiwe nta makuru uracyajya kumubeshya gusa ariko abagabo bajya babikora abagore ariko ageze aho Imana ibabarire abagabo barabikora higeze gushira umwaka nge ntataha nje ndamubeshya ngo nagiye mu Burundi ngo gushaka imari ngo bamfatirayo kandi nibereye ina ndi kumwe n'umugore uwo mugore afite nyine nibereye aho ngaho nabwo nagiye mu Burundi bamfatiraho nagiye kurangura imari nicyo cyabiteye akemera ati rwose akambwira atari kubambira ko ufite umugore ni ukuri rwose ubwo mbimaramo nk'imyaka igera muri 2 n'igice hafi aho umugore waramugize nyina ntabwo ari aho ngaho nyuma rero urumva ko yaje kugira ubuzima bubi nakoreshaga abakozi ngiye buri wa gatandatu nataga ngiye gukoresha abakozi ngiye guhemba habaga hari abantu babyuka baza gukora biyandikisha bazahembwa ku wa gatandatu urumva rero yahuye n'akaga gakomeye umuntu wakoreshaga abantu wari nazaniraga ibiryo bitandukanye mu cyaro ari umuntu ukomeye arya agafiriti ibintu nk'ibyo biza kurangira noneho we ari ahindukiye noneho babandi yakoreshaga ahindukira nawe agiye gushaka ahandi hantu hakomeye ari gukora bakona mutaye hanyuma rero ubwo rero baramuhinduka baravuga bati wari warirase tangira guca amagambo menshi cyane mbese pole mama hanyuma rero iyo umuntu adasenga hari ingaruka zo kudasenga no kuba mu iteraniro ribi njyewe nazize kuba mu iteraniro ribi mbura umuntu mba hafi rero niyo mpamvu Bibiliya yivuga ngo iyo ngo uko icyuma gicyaza ikindi niko umuntu atyaza mugenzi we narabirebye kuko nsanga nibyo aho umutima wawe uba n'ibyo ubamo n'ubundi aho hantu nyine niho ukunda kuba mu biganiro babaga baganira muri icyo gihe terana nawe urabyumva bamwe kunywa mitsingi nanjye nabaga n'icyanga suko ni fanta ndimo kunywa cyangwa n'imitsingi abari kuganira uburaya bari kuganira ibiki nabo bakwanduje utarakomeza reka tubaze n'umubyeyi iyo myaka waratawe iyi myaka mu byukuri ubundi ajyaza ukamubaza uti washatse undi mugore iyo guhakaniraga umutima warabyemeraga ko atigeze amushaka iyo yasaga kamakanira nabaga mbese namubazaga nk'umuntu bizi kuko nabaga afite amakuru afatika noneho yampakanira nkahita ngira icyizere nkamugirira icyizere nkumva ko yashatse ari umusore asize abakobwa beza nkumva ko mbese nkakomeza kumugirira icyizere nkumva ko nawe akifitiye icyizere kubera rero no kumukunda cyane nkumva ntiyamemukira kandi none nkakurura ubuzima ariko none nkiyibura nkagira nkakari ku bundi niyo yananta mfite abana banjye 3 ndi mu isambuye
twarasezeranye ninjye mugore wemewe n'amategeko ntawe uzaza kuhankura mbese ariko se utararenga ko mbere yuko ushaka wari umunyamasengesho wagiye no kumwemera ariko uvuye kubaza Imana yakubwira ati mwemere ko kumushake kuki ibyo byose byabayeho ntujye ushaka amakuru y'Imana wowe njye amakuru nari nyafite Imana ikubwira ngo iki yakubwira ko yagutaye oya ubundi ajya no kugwa suko twaye tubibe buriya rero Imana abanjira ko iramubwira ati genda Imana hari ibintu ijya gitubwira by'amashuri yakubwiraga ishuri nawe ikabimubwira ndetse n'abana muri groupe ikavuga amashuri we hari igihe Imana yavuga amashuri abantu bakayoba bakumva kubera ko abantu bize kwige tutize cyane Imana yakubwira ishuri wenda ariko kera hariho n'umwuka pe n'ubu umwuka w'Imana arahari ntabwo ari kera gusa yakubwira amashuri ukagira ngo ni ukugira ngo ugiye kwiga mbese amashuri ahambaye ugiye kwiga yenda basi na kaye burya n'Imana igitanga n'amashuri da Imana ijya yigisha kugira ngo umuntu akomere dusangiza ubuzima muri makeya wabayeho ese ubundi urumva mu by'ukuri yazaga buri wa gatandatu ugiye kubona hari wa gatandatu umwe ataje ibi ya gatandatu ibiri umutima wawe wabyakiriye ute hanyuma wagiye ufata ubuzima bwo gutangira gucicuro nkuko yabivuze ute umutima wawe byakujemo gute kugira ngo umuntu wari boss kazi ku musozi abantu bazi ko bari burya uko baje iwawe nawe utangiye kujya kuryo vuye mu ngo z'abandi wowe byakujemo bite tubwire byagenze bite byafashe igihe kirekire mu mutima wanjye no kubyemera byarangoye bese burya rero inkuru mbirihuta kuruta inziza ubwo byihutiye kugira ngo ubukene bunsatire cyane bunsatire ibintu birashira mbese ntangira gusubiza amaso inyuma ntangira kwizera imbaraga zanjye zo mu maboko nari ngikomeye ntangira avuga nti sinahera ahangaha kandi njye gushakisha ndahaguruka nkajya gushaka akazi bamwe ntibanabyumva bakumva ko batanahampangara kumpa akazi kuko nanjye nigeze kubakoresha bakanankoresha ahubwo birenze uko nabakoreshaga iyo babaga banyemereye kugira ngo nkore kandi nta muntu narigeze mbese nikurizamo imbaraga ngo murenze n'amasaha ariko ubwo narabyemeraga avuga nibyo byose no kugira ngo abana banjye babeho kandi nkigirira icyizere cy'uko nubwo yagiye azajya yumva amakuru y'uko nanjye ndiho nkomeye ntacyo mbaye nkigira n'icyizere mvuga ngo na mukeba wanjye nanabyumva cyangwa se akanambona hazabone ko nanjye ntacyo mbaye kuko yaranze twari tunaziranye ni uwo mukeba wanjye twari tuziranye umuntu mwari musanzwe muziranye ubwo wasanga ajya kugusenya yarabanje kwigira inshuti y'umuryango oya ntabwo yigize inshuti y'umuryango abenshi basenya niko basenya ahubwo ngiye yanyigize nk'inshuti yakwigize n'ubundi ntabwo undi yagusenyera atakoze icyo iyo atigize inshuti y'umuryango akwigira nk'inshuti kugira ngo azamugutwara umugabo we yaramaze kuba inshuti noneho njye najya i Kigali nawe akanyereka ubushuti akanyeka ko nkunze akanyakira neza akampa n'umugabo ajya kunyakira wakazana ibirenze akagerekaho n'ibye byo kunyakira ahubwo n'Imana gutabaye warariye n'uburozi n'Imana yandinze yo kabyara kuri yo kabyara uzagishimira ahubwo wa muri byari ngo nshime umwami wo mu ijuru ntangi n'icyo mushimisha uko uzajya ubitekereza ufite akantu wumva gafatika mu kiganza ujye ugashyira Imana ubwira Imana uti Imana nibutse ko Imana narapfuye burya abana banjye bakaba barabuze umuntu barera rega Imana buriya nta cyitungura Imana yarakoze no ibiba byose Imana ibinabizi ubwo rero igihe kigeze nyine bamaze kwimuka bavuye hafi yaho nabaga nahise noneho niyubaka ndavuga ntibyarangiye ndamuhebye numva iyo nkuru najye gukora iperereza i Kigali bati byararangiye bati iki gihe bati bimutse ku itariki niyo umwe yagiye iki gihe n'icyo ndagenda iki gihe n'iki bati ubwo nyine byararangiye ndavuga nti ntacyo aragiye ubwo nyine birarangiye ako noneho umutima ukambwira ngo uhebe ngo burundu ngo uhebe ntaho muzongera guhurira kandi nanjye nareba uwo mugore kubera ko nari muzi twaye umugabo wanjye ari muto nkumva rwose ko ari uguheba yarakuze noneho ndavuga ndi kuva rwose yamwubahutse ni uguheba noneho njye umutima wanjye utangira ngo yubake ukomere
wisabe byose umenye ko uri umugore kandi ko uri umugabo. Ikindi kandi nigirira icyizere mvuga nti nzirwanaho ntabwo nziyandarika. Umugabo wanjye nubwo nta yarankoye niwe mfura yanjye nari mfite, naza aho azaba ari hose azumva ko ntamutesheje agaciro. Niko umutima wambwiraga. kandi wowe nturebe ko yakagutesheje. Oya njye ntabwo umutima ugize unyereka ko yantesheje agaciro. Imana iguha umugisha. Hari abagore bajya gusambana nuko abagabo babagera bo gusambana ngo bagiye kwishyurana. Ntabwo nigeze mbitekereza. Imana iguha umugisha. Navuga aho azumve ko agiye ari imfura yanjye. Niyo umuntu yazaga abagabo benshi bakaza ngo rero ngo nyine ngo nawe ugomba kwirwanaho, ngo aragutaye ngo atoraguye abandi, ngo nawe ugomba gutoragurwa, ngo nawe kugufasha kurera. Amugani nawe ubwa ntaye yaransabye nzirinda kubibishima. Arankwa antaye mu bye n'imfura yanjye mbese ntibabyumve. Ndiyubaka nshishuro ndera abana. Ntangira kurundarunda kwiga kwirundarundira. Ntangira kwiga uburyo nakorora. Ntangira kwiga uburyo yasanze mfite amatungo naraguze n'imirimo. Utaragera uburyo yaje natubwire. Ugarukira umugore wataye ukamubabaza gutyo, ukagenda gutyo umwaka umugashira ugahirikira hibuye, uwa kabiri ugahirikira hibuye, ukumva nta kibazo. Imbaraga zakugaruye n'imbaraga ki wagarutse bigenze bite? Ko nagarutse nageze mu amahoro mu mutima. Yabujijwe niki cyari kibiteye kuyabu? Nabaga mpangaye. Nararyamaga naryama nkahita ndota. Umwuka w'Imana akanyibutsa ko nari umukirisitu. Umwuka w'Imana akanyibutsa uburyo nagiye nsenga, nabaga muri groupe y'abanyamasengesho iwacu ku mudugudu, nikanyibutsa ukuntu naririmbaga, ikanyibutsa ubutayu, kera ubutayu bwari bweme gusenga, ikanyibutsa ubutayu nasenze, nkibuka n'umwuka wera nuzuraga nahiza nkarira. Ndi umuntu w'umugabo. Noneho ndangije nkabyima agaciro, nkabyiyaka, nkanywa inzoga nyinshi zibaho kugira ngo ndebe ko nabyibagira. Nkidoroga ariko nabwo bikanga. Urumva ko narotaga n'ubundi naraye nidoroze, naguye gutya nsinzira ariko nkaza kurota n'ubundi nidoroze. Noneho gufata icyemezo rero cyo gusubira mu rugo byamfashe igihe kinini. Narabuze amahoro meze nk'umuntu warwaye, ariko ndavuga nti noneho nta nubwo ningomeza gutya nzapfa kandi ndimbuke. Numvaga umutima uri kumbwira ngo nukomeza gutya uzapfa kandi urimbuke. Rero ndangije mfata icyemezo ndavuga nti byari byose ubu ngiye kugira gute, ngiye kuzataha njye mu rugo. Hanyuma igihe kimwe rero mbura amahoro nyine. Maze kubura amahoro rero nibwo nashatse uburyo bwo gutaha. Hanyuma ndagenda ngeze mu rugo ndavuga nti mbabare kuko umugore naramushatse, njye narakubeshyaga nari mufite, ariko ndihanye sinzongera. Watahanye iki? Nk'umuntu umaze imyaka 2 n'igice aba mu gasozi, watahanye iki? Na imyaka 2 n'igice navuga ngo natashye ndi vide. Natashye uri vide. Numva ko namune mfite urugo. Natashye ndi vide. Hanyuma amaze kuza ari vide, wamwugururiye wowe wumva umeze ute? Agarutse aricyo ntiwavuze ati mu izina rya Yesu ahubwo mbona urenga. Oya. Wongeye kumwakira nk'umutware? Njye naramwakiriye nk'umutware. Uhita unamubabarira? Nta n'ikibazo nagize. Akibimbwira nahise mubwira ntiturize. Ihumura ibyo umbwira nari nsanzwe mbizi, nubwo utabyemeraga ariko nari mbizi. None rero rwose wigira ikibazo, njye nta kibazo mfite, nta makuru nari nyafite neza. None rero rwose humura, ibyo ntibiguhangayitse umutima. Niko nahise mubwira ndi humura, bihita birangira. Hanyuma murakomeje rero murabanye, aragarutse. Hanyuma mwaje kuva rero za Shyorongi, ubwo ni warongeye kumusanga. Mwavuye no za Shyorongi we umuzana Nyamata ute? Ariko hari akantu gatoya nshaka kuvugaho. Ubwo we kugira ngo azaze inangaha Inyamata yaje kuhanshaka nyine, yaje kunshaka nyine kuko yansanze nyine aho narindi nyine bwo nyine amakuru yari afite nyine ko ariho mba, yari yaratomoje neza. Hanyuma amenya n'ahantu n'umudugudu ntahamo byose nyine yari abibitse. Ariko n'ubundi naramweruriye koko ko umugore mufite. N'ubundi nubwo yaje ari kabizi. Ntabwo rero
nubwo bimeze gutyo nyine ndamufite ariko none aza gutomoza amakuru neza yo kuza kunshaka ariko we yaje kunshaka n'ubundi ashaka nyine mbahana abaramboye akimba nasanga ndi kumwe n'undi mugore we yatuguye gitumo ngo twari dufite imirima kireje n'ibishyimbo turaho ngiye kubona mbona barambwiye ngo ninze ngo hari umuntu ushaka mu mudugudu aha haruguru gato mwageze nsanga ari kumwe n'abana ndabazana mu rugo twari dufite ibyo kurya ndavuga nti ngaho teka nyine nk'umugore ugeze mu rugo ntifate ibyo uteka nyine utekera abana bari kumwe hanyuma arateka wa undi raza kuza asanga barahari asanze bahari ndavuga ati rero aba bantu baturutse ndavuga nyine ndera n'abana nyine n'umugore ntibashe ngo nibavanga ngo baje hano gukumara iki mbese abayobozi baraza umudugudu umutekano baraza none baranje barambaza bati se wa mugabo wewe bimeze gute ndaga nyine uyu mugore se ni wawe yari yazanye amafoto y'urukiko azi ko wenda ndi bumwihakane n'ibindi byangombwa nyine twasezeraniyeho no dusezerana no mu itorero byose abifite n'amafoto n'ibiki naje ndavuga nti rero uyu ni umugore wanjye kuko ntabwo nirirwa muhakana nubwo afite ibipapuro cyangwa se iby'urukiko n'ibyo twasezeraniyeho n'ibi by'inkwano n'iki ni umugore wanjye ariko byari byo byose nubwo nagiye n'ubundi nyine n'umugore ati abana n'abandi ngiye kuvuga bati dore muranasa ndabona nyine uretse no gusa n'abandi batambwira bati rero aho hitamo umugore ushobora kubana nawe niba uyu nguyu utamushaka asubireyo cyangwa se niba uyu nguyu uri mukakira abana bawe uyu nguyu asubireyo yewe mpita mfata icyemezo ndavuga nti rero ibyo ari byose njye umugore wanjye ntabwo namureka n'uyu nguyu niwe mugore n'abana ndabemera ubwo rero hahise havaho ikibazo bihita bivuga ngo uwo nguwo twabanaga agenda isigarana n'uyu bamaze gusigarana n'uyu nawe ajya kuba hafi noneho nsa naho uko ni nako yaje naho ni nako yaje naho noneho nsa naho ngenda n'ubundi twongera gushwana kuko n'ubundi naragendaga nkamucika nyine nkakomeza nkigendera nyuma y'uko aje ubwo munsi yaje yimutse yahise mbona ngo yaje aje kundeba arangije biba na ngombwa ko yimuka amaze kuguma inaha ubwo twaguze haruguru aho ngaho tugiye no kubaka nanone nabwo turashwana kuko n'ubundi nari ntarakizwa igitima nyine cyarabaye igitima nyine nuko ariko ukijya kwa wa mugore nabwo naragendaga hanyuma igihe kigeze rero Imana none irampamagara ubwayo ngamye ninjoro ijwi rimbwira ngo kugeza no nturava mu byaha nuko byagenze rero Imana ihita inyemeza ko ngomba gukizwa umwuka wera aranyemeza nanjye ndavuga nti mfashe icyemezo mu gihe ntiburana uwo munsi ndabyibuka njya gukizwa uwo munsi nagiye kubona mbona bubaye nkaho bwije ari ku manywa mbura amahoro ijwi ririmo kumbwira ngo nutakizwa urapfa nkabona ibiti n'ibintu byose n'imisozi irimo kuza insanga ku manywa y'ihangu nibuka ko hari umudamu wari utuye hano hafi niwe nabwiye ntiwamfasha ukanjyana ahantu basenga kuko ahantu ku rusengero hansengera nahanyuraga mvuye kunywa ahantu inturire urumva barambonaga nikosantere nigeze nkagurya ndavuga nibambona barabona ko ndiyibana nje kwiba kubera ko duturanye uwo mudamu nyine n'ubu sinzi aho yimukiye yakundaga gukora iwanjye kuko n'ubundi nageze nkodesha imirima nyine nkakora yarankoreraga ndavuga ni we rero nk'umukirisitu bizeye uranzi neza uwo njyana usabira icyumba nuko nakijijwe hanyuma maze gukizwa mubana amahoro kujya mu cyumba gusenga kuko Imana yambwiye ngo marayika yambwiye ngo nzasenga iminsi 3 senze iminsi nuvuga ngo njya gusenga iyo minsi 3 kugira ngo mbone uko nkizwa iyo minsi 3 nyisenga nibwo nongeye nanone nahise numvijwe ku manywa ku munsi wa gatatu rimbwira ngo iriza imbuto ntiri mu ngo nakurinde kugira ngo uzankorere kandi nakurinze indwara z'ibyorezo kuko uretse n'uwo mugore nigeze gusambana n'abantu benshi batandukanye kandi noneho bya bindi abantu bakoresha nyine imbuga ntibyararangiye prudence ntabyo nigeze nkoresha mvuga ngo byararangiye Imana yambwiye ngo nakurinze indwara z'ibyorezo kugira ngo uzankorere utarwaye hanyuma rero uri umugabo wo guhamya ko Imana ijya inarinda Imana irarinda nabihamya
Imana irarinda ikarinda umuntu adakiranutse yego ikamurindira kugira ngo kubw'umugambi mufite ejo hazaza kubw'umugambi wayo. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero nuko byagenze leta nkizwa amaze gukizwa kuva uwo munsi ndibashishije imyaka ni 8 niba atari 9 hafi aho kuva icyo gihe kugera uyu munsi ni amahoro urabihamiriza nawe ko ari amahoro ni amahoro nta kibi wow Imana dukeya twinshi turadusangira Imana ishimwe nta kibazo kandi nukuri ubuhamya bwanyu buratwubatse ni bwiza cyane inshuti bakunzi b'ibyiringiro bizima TV ndagira ngo uwaganira n'umuryango yaganira n'uyu mu by'ukuri kandi turabashimiye ku buhamya bwanyu bwiza Imana ibahereza umugisha nababajije ibintu byinshi bikomeye ariko nta yindi mpamvu kwari kugira ngo abazadukurikira buri wese azajya kurama isomo burya nababajije iby'urubyiruko kugira ngo urubyiruko namwe mudukurikire mukoremo amasomo abubatse ngo namwe mudukurikire mukoremo amasomo twavuga ngo rero mwebwe abagore mwatawe mwihangane mwumvisha umugore watawe uburyo yitwaye kandi ku munota wa nyuma Imana ikamugarukaho namwe bagabo bagiye namwe muramenye musigeho murimo murababaza imitima y'abantu Imana izababaza Imana namwe ibatabare hanyuma tujya ku musozo ndagira ngo ugire ijambo wagenera abagore batawe ibyo nibyanjye nivugiye wowe ugira iryo wagena muri experience yawe nurangiza hanyuma nawe usenge Imana usengera ingo kugira ngo Imana ikomeze kuzubaka hanyuma mutange nimero za telefone dusoze. Nakoze inama nagira abagore batawe cyambere ni ukwigira icyizero cy'ubuzima buriho n'ubuzaza kandi ikindi Imana nta kijya cyitungura ibintu byose biho Imana ibizi kandi nanone inama nabagira nuko naho umugabo atari Imana ibihari kandi Imana ikarera ikanarinda ibibazo by'abagore biyatumye bibiyahura mu ngeso mbi cyambere no kwiyubaka no kwihesha agaciro kandi ikindi umugore ugifite umugabo nubwo yajya areba hirya siko guhita atakaza ibyiringiro ntabwo atakaza ibyiringiro kuko nanjye yaragiye nkomeza kumugirira icyizere nubwo ntashikiraga cyane ko yagaruka ariko nge nahaga agaciro kuko yankuye iwacu ikintu cyambere nge nishyiragamo ngiye kurwangira ruhande numvaga nubwo yagiye yaranyanguye ntekeza ko hari abandi bakobwa bangana nanjye bari bakiri iwabo byo nkabimuhera agaciro ubundi agaciro cyane cyane nahaga umugabo wanjye nuko ni ikintu cyo gutuma kuba yarankuye iwacu byonyine nabimuheraga agaciro kandi nkavuga ngo niyo yagenda hari isomo yubatse mu itorero no mu muryango kandi nkumva ko yansigiye n'umuryango w'abana 3 ibyo ntabwo byatumye nishora mu busambanyi no mu ngeso mbi ariko banshakaga suko bari babuze ariko nge numvaga ngiye mu n'ubuzima bwanjye mugabo wanjye ngomba kumuhagarira mu cyuho kandi nkumva ko n'uwo mugore yagiyeho nta atamukunze mbere kandi nkumva ko nibishuko bibaho ibyo bigatuma nigirira icyizere cyezo hazaza cyo kwiyubaka ndengera abana ndabahahira kandi nirinze kujya mu byonona kandi ikindi sinigeze njya mu gakungu kabandi bagore bashuka abandi bagore muri ibi bihe umugore akumva arabwira mugenzi we ngo ari nkanjye nabigenza ntya byo ntago ari byiza kuko amashuri samwe n'imyubakire simwe ahubwo ni ukumenya ko Imana irinda kandi ifite umugambi ku muntu abagore batawe rero bo kwiheba ntibihebe bumve ko hari kiri haracyari ibyiringiro by'ubuzima bwa none n'ejo hazaza Imana ni kugarura umugabo wawe uzamwakire nk'impano yawe uzakomeze kumukunda nkuko n'ubundi wamukunze mbere nubwo satarajya tunyaga impano ni nkuko yakunyaga n'ibindi byose n'ubundi imibanire yacu umugore n'impano y'umugabo n'umugabo nawe n'impano y'umugore iyi impano yawe inyazwe rero ntabwo uhita uzinukwa burundu ahubwo ku bantu basenga urushaho gusenga no gukaza imbaraga zo gusenga kuko iyo umugore adasenga abona ibyuririzi byinshi abamukenyera bari benshi
kandi turugira abagore bivuga ko ari inzabya zoroshye, ariko kandi nubwo tworoshye ntabwo twakwiroha mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ngiye nakomeje kurinda ubusugire bw'urugo rwanjye no guhesha umugabo wanjye agaciro, n'impeta ye ndakomeza ndayambara, ntekereza ko nasezeranye. Sinigeze ngikuramo ngo bagabo bavuge ngo wenda ngo kuko nahuraga n'amajwi menshi ngo ngera gutaye ntazagaruka, ariko nkumva nubwo yagiye nkimufitiye icyizere akigaruka. Rero nabonye ari nk'impano yanjye igarutse, nyakira nk'impano yanjye ingarukiye, nkomeza kumukunda urukundo kuko n'undi rwari rwaragize rumuvaho, kuko nahoraga iteka niyo nabonaga umuntu ari ku gasozi narebaga ingendo ye nkabona niwe, kandi wenda atari nawe, ntigeze mva mu maraso mbese. Ubwo rero byo kureba abandi ngo ubwa ntaye ngo nanjye ndigendeye, impano y'umuntu niye ku giti cye, kuko hari abagore benshi bagira umutima uhagaze ngo ubwo nanjye ngo acishije aha, ngo nanjye nango nacisha aha, ngo cyangwa se ngo ngo nanjye ngo uko mbabaje ngo nanjye nkamubabaza. Ntabwo Imana yaturemeye kubabazanya, ahubwo Imana yaturemeye kugira ngo tubane amahoro, kandi ni hamwe n'ibitugerageza Imana igiducira kanzu. Narinze mva muri urwo rugamba ntawe umbonye wowe wundi, kuko nyine yinzi ko imfura yanjye ari imfura yanjye, nyine nakomeje kuyizirikana kuko ari we mugabo narinzi wa mbere, nakomeje kumuzirikana nkuko ari we mugabo nzi. Nkumva nubwo umugabo yava ahandi aturutse mu rugo rwe yazaga gukoresha ibyaha akongera agasubira mu rugo rwe nyine, ariko ntago yagukemurira ikibazo nk'uwo mubana, ni ukurangiza imirimo yakigendera. Umugabo wundi namubonaga nk'uwundi nyine ufite urugo rwe wakemura ibibazo mbese by'ubusambanyi, ariko gataha mu rugo rwe yanaguhahira. Hari benshi banyakaga inote za 5 kandi mvuye guca inshuro ya 400, ariko nkumva ibyo 5 bitaruta ubuzima bwanjye, kandi nkumva nubwo yabimuye umunsi ararangiza imirimo ye agataha iwe, atari umugabo wanjye, atari impano yanjye. Narinze mva muri ubwo buzima nta mugabo mbonye, kandi suko batashakaga, kandi ntawe nigize mbona nk'umugabo wanjye. Abagabo bose nabonaga mu kindi kintu, nta mugabo wigize njya mu mutima nk'umugabo wanjye. Ubwo Imana ishimwe ko narinze ubusugi bw'umugabo wanjye yasigiye, nubwo yari yagiye, ariko Imana ibirebye imungarura nk'impano yanjye yari yagiye. Ubwo impano yanjye yanyazwe yaragarutse, namwe nimuhumure bari muri ibyo bibazo. Impano yanyu yanyazwe igomba kuzagaruka, hamwe no gusenga no kwinginga Imana no kuyiba hafi, kuko Imana ni umutunzi w'imbabazi kandi ihora uturebera ejo hazaza. Amen. Ubwo rero byose ntago yawe uri babaje umuntu iteka, hamwe niba utugerageza igiducira kanzu. Nubwo nashonje ntawamfashe nagiye kwiba, kandi sinafashe amafaranga y'abagabo ngo bansambanye ngo ntunde ngaburira abana, ahubwo Imana yandindiye abana nanjye irandinda. Kandi Imana ishimwe yarinze umugabo wanjye agaruka amahoro, nta ndwara y'icyorezo azanye, iramurinda agaruka amahoro, nta mwana wundi azanye, uretse ko niya mutana ari kumwakira nk'impano nyine azanye, ariko siko Imana yabishimye. Nge numvaga mu mutima wanjye ngiye icyo narebaga n'umugabo wanjye, ibindi byose sibyo narebagaho. Ubwo rero hamwe n'abageragizwa muri urwo rugamba bihangane, kandi n'abagore bagifite abagabo babo bakibana nabo bafate nk'impano bahawe, kandi babaha agaciro nk'uko mu magana menshi y'abakobwa bari mu isi, kugira ngo atoranyemo umwe wenyine wo kwa runaka, suko aba ari we mwiza cyane, ahubwo nuko nyine yamukundiye icyo cyabiteye. Icyo cyatumye ajya kwa runaka, asize kwa runaka baturanye, akaza akaguka mugasezerana, ukagira amahirwe mukabyara cyangwa se mutabyaye, nabyo tujye tubisezerana. Kugomba kumuhesha agaciro nk'umugabo waje akagusaba akaguka, akaguhesha agaciro mu muryango, ndetse akagutandukanya n'abandi bakobwa benshi, bamwe bagakura ndetse ukaba uri mu rugo rwawe hari benshi mu ngana bakiriyo. Ibyo nabyo ugomba kubyubahira umugabo wawe, ukamuha agaciro, kandi ugaha agaciro n'umuryango wakubyariye umugabo. Ibyo nabyo bijya bibaho, tukakunda n'abaturanyi bacu, tukakunda n'inshuti zacu, tukakunda ndetse n'abatubyariye abagabo tukabakunda. Ubwo rero Imana hamwe n'ibyo igiturinda, kandi hamwe no gusenga Imana nta kinanira, Imana ibaha umugisha. Narasenga hari igihe nawe waba wumva umutima urimo kukubwira ngo usubire mu rugo rwawe,
cyangwa se ukumva imana irimo kuguhatira gusubira mu rugo rwawe ni uko imana igukunda. Umvira iryo jwi ririmo kuguhatira kongera gukora ibyiza kuko imana iracyagufitiye icyizere, nk'uko nanjye yampatiraga kuva mu ngeso mbi, hanyuma numviye iryo jwi ryampatiraga kuva mu ngeso mbi, ubu nguwe neza. Byari ibibazo byabaye igisubizo, umutima wari umpagazemo ubu uratuje, nizeye ko Yesu naza nanjye nzabana nawe. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Imana ibaho umugisha. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu, tunejejwe n'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuboneka ahangaha, Mwami Nyiringabo Imana, tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe no kurinda kwawe. Mwami wagize neza, wabanye natwe muri kiriya gihe cyose, nyakubahwa ko wari uzi ko uyu munsi tuzaba turimo kuvuga imbaraga zawe. Byatubayeho byari bikomeye, ariko ndagushimira kuko waturindiye mu bikomeye, ukongera kutugarura mu rugo rwawe nyakubahwa, udukuye hariya hanze aho nari nduhiye. Mwami Nyiringabo ukongera kunkurayo, ukongera ngo nongere mvuge izina ryawe. Turi hano nk'umuryango rero Mwami, twari turimo kuvuga by'imirimo yawe n'ibitangaza wadukoreye, ubwo twari turimo kuzerera hano mu isi. Satani arimo kudukoza hirya no hino, Mwami Nyiringabo Imana, ariko utugirira neza, wongera kutugarura mu bwoko bwawe. Turagushimiye rero. Hari abantu benshi bumvishe ubu buhamya, ariko hari abandi bakirushye nk'uko twari turushye, hari abandi bakiri hirya no hino mu byaha bitari bimwe nk'uko nanjye nari mbirimo. Icyo nabasabira no kugira ngo Mwami Umwuka Wera abagereho, kandi Umwuka Wera bigishe kugira ngo babashe kuva mu ngeso mbi. Nyakubahwa abataye ngo bongere bagaruke mu ngo, nyakubahwa Imana kugira ngo bongere kubaka ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza, kandi no kubaho none n'ejo hazaza. Urakoze, turagushimira. Umwuka Wera nabasange, kandi twebwe twese icyo dusaba no kugira ngo buri muntu wese azagira iherezo ryiza. Urakoze ko byumvishe, tubisabye Imana tugize mu izina rya Yesu, amen.